Uwa kabiri wenyine nawe nyine umukobwa twakoranaga yampaye nomero yiwe nyine turavugana ambwira ahantu duhurira turahura tumaze guhura nawe nsanga nakasamutwe ambwira ibintu nawe bidasobanutse yashaka no kumfata nanjye mwereka yuko nababaye nyine mwereka yuko nanjye nababaye kubikora biranga birananirana namubwira okay niba ari cyo warumpamagariye nyine birahagije ibyo wari ugiye kunkorera birahagije ntabwo byavamo nawe tuba turashwanye ndigendeye igihe kiragera aza kuntekerezaho nyine abona yuko naba ndi umwana mwiza nyine wababaye arongera arampamagara ndagenda nabwo nyine yambwira ibintu byo kubana ibyo ndi kumusaba akanga kubinkorera mbona yuko nta gahunda afite ahubwo ari uwo kuntesha umutwe nk'uwo nataye ndamwihorera mpita mfata n'umwanzuro ndabona ko ubwo abantu bari kuntesha umutwe n'uwo nataye uhagije reka ibintu byose nanabivamo byihorera. Kongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe tubana kuri no muyoboro wa Adoyi Empire, abari hano mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Tanzania, abari Mozambique, abari mu bihugu bitandukanye by'umugabane wa Afrika ndetse n'abari ku mugabane w'Uburayi, abari muri Norvège, abari Canada, Denmark, aho hose tuhagira inshuti zacu zidukurikira kandi zikunda ibyo dukora, yewe no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese turabasuhuje. Tuboneraho n'umwanya wo kwihanganisha batameze neza, abarwaye, abari mu mimerere itameze neza, bari mu guca mu bihe bikomeye, twababwira tuti mwihangane, Imana irabazi kandi izababera ibisubizo. Mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu reka dufate amasegonda makeya tubibutse mu kudufasha gukuza no muryango wacu kandi wanyu wa Adoyi Empire, mudukandire subscribe cyangwa sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa kugira ngo uyu muryango ubashe gukura ube mugari. Murakoze rero reka twinjire mu kiganiro twakira umutumirwa wacu atangira twibwira. Murakoze, nitwa Muhawenimana Josephine. Ngiye rero ikiganiro mbagezaho ni icy'ubuzima bwanjye. Ubuzima bwanjye nabayeho mu buzima bugoye, mu buzima bubabaje, ariko icyo nshimira Imana nuko nkiriho ngihumeka, Imana iracyandinze. Ubuzima nabayemo rero nabayeho ndi imfubyi, papa na mama ntabo ngira, mbaho muri ubwo buzima. Mu buto bwanjye nyine urumva naravutse nsanga nta babyeyi mfite, nyine mbaho mbabaye nderwa n'abandi, aho ngiye bakandera, abamfashe nabi, abamfashe neza, ubuzima mbubamo gutyo. Igihe kiza kugera nyine hari ukuntu uvuka mu miryango bikaba ngombwa yuko mugabana abana, ngewe batugabana abana nyine, musaza wanjye ajya kwa papa, nanjye nguma kwa mama, mbariho ndererwa na musaza wanjye arererwa kwa nyogokuru ubyara papa, nanjye ndererwa kwa nyogokuru ubyara mama. Mbaho muri ubwo buzima, mbaho mbabaye, nabona imisiri nkayikora, nabona abantu mfurira nkabikora. Ya nyogokuru wanjye amaze gupfa nyine ubwo nahise mfata ubuzima bwo kwibana, kuko inzu yabagamo niyo yansizemo, nyibamwo. Igihe kiza kugera nabwo inzu umuryango uraterana nyine urazigurisha inzu. Umaze kuzigurisha nyine ubwo icyo gihe bayigurisha musaza wawe yari akiriho cyangwa nabwo yari yaritabye Imana? Oya, bazigurisha musaza wanjye yari atarapfa, ubwo bamaze kuzigurisha niho yapfuye. Ako nubwo bazigurishije musaza wanjye nyine nta kintu yigeze abonaho, nanjye nyine urumva bampaye uko babishaka. Kwa nyogokuru nyine ubyara papa urumva nta kintu ho bigeze bampa, na musaza wanjye nta kintu bamuhaye, kuko musaza wanjye akimara kubwira nyogokuru wamureze ati narakuze nimumpe niharike, nibwo nyine
hashize nk'iminsi nk'icyumweru nibwo nagiye kumva numva ngo musaza wanjye yapfuye. Ubwo rero nanjye numvishe ngo yapfuye mpita ngira ubwoba ndavuga nti nta kintu ngomba kujya kuhabaza, niba uwanjyanagayo nawe apfuye nanjye nta kintu nzajya kuhabaza. Ubwo bivuga ngo mbayeho nyine gutyo ntago nzasubira. Wahise ugira ubwoba bwo kujya kuba wabibaza? Waketse se yuko kupfa kwe ari uko wenda bamuroze biturutse ku kuba yaraje kubaka imitungo cyangwa yapfa urupfu rusanzwe? Oya, nibyo naketse kubera ko atari yabivuga se ko nta mpanuka yari yaramwishe. Yazize impanuka? Nagiye kumva numva ngo imodoka iramugonze, imugonganye n'uwo bari bahekanye. Kandi noneho amafaranga uwo bagonganye iwabo barayabona, ariko ngewe nyogokuru yajya kuburana bamwaka umuryango w'iwabo wa mama akajya guhimba abandi baturage akaba ari basana. Noneho leta ibibonye gutyo iravuga ngo umwana wawe niwe wari uri mu makosa, kubera yuko bamubazaga abantu bavukana na mama akanga kubazana. Ubwo rero nanjye nagize ubwoba, nta kintu nzigera njya kuhabaza, n'ubundi nabayeho nabi. Imana nibishaka nyine ifite ubundi buryo izandemera, nzagumya mvuga uko Imana ibishaka. Nuko ubwo musaza wawe amaze gutabaruka, ubwo noneho wasigaye uba muri ya nzu nyogokuru yagusizemo uri wenyine. None se ubwo kubona ibigutunga wabigenza gute nk'umuntu wibana ari wenyine mu nzu? Kubona ibintunga nyine urumva naragendaga nyine mu baturage nkavuga nta kiraka mwampa, nimwama imyenda ngo mbafurire, se nimwama amasahani ngo mbogereze. Nkabaho muri ubwo buzima nyine wongiriye impuhwe bitewe n'ukuntu yambonaga ndakana, akambwira ati ntacyo genda ukore biriya nta kibazo turabireba ukuntu tubikemura. Nkabimukorera nyine, yankubita uwo muceri, yankubita ibyo bishyimbo, yampaye ayo mafaranga, ibyo bamagana narabyakiraga ntabwo nabigayaga. Ubwo wari ufite imyaka ingahe utangira kwibana mu nzu wenyine? Nangira kwibana nari mfite imyaka nka 15-16 gutyo. Ibijyanye n'ishuri se wari waragize amahirwe yo kujya ku ishuri ho ku bijyanye n'ishuri, kuko umwana w'iyo myaka ubundi yagombaga kuba akiri ku ishuri? Ishuri nyine urumva nyogokuru akiriho yarinshyizemo, nkagumya ngerageza nyine, ariko kubera ibitekerezo byinshi n'agahinda byari mu mutima wanjye, nakwiga nkabona nyine sindi gufata kubera ibintu natekerezaga byinshi no mu mutwe wanjye byinshi byari birimo nyine nkabona ntabwo ndi gufata. Noneho rero nyogokuru wanjye amaze gupfa niho nahise mfata umwanzuro wo kuva mu ishuri ndivamo. N'abantu ubwo apfuye ari we wanyitagaho, nta wundi muntu uzongera kunyitaho, n'ubundi kwiga ndabona nta kintu bimariye. Ishuri nyine ubwo mba ndivuyemo gutyo. Warivuyemo ugeze mu wa kangahe? Nari ngeze mu wa 3. Mu wa 3 muri primaire? Wari se basi uzi kwandika amazina yawe yose? Amazina nyine nari nzi kwandika, ariko nkabyandika nyine, ariko nyine nararyandikaga ubashije gusoma akabisoma. Yego. Nuko ubwo utangiye kwibana muri ubwo buzima bwo kwibana ugenda waka ibiraka abaturanyi. None se iyo nzu wabagamo wenyine waje kuyibamo kugeza ryari? Iyo nzu nyine nayibayemo nyibamo nk'imyaka nk'itatu, umuryango uraterana urayigurisha. Maze kuyigurisha rero ubwo urumva ngewe nahise nangara. Nanjye ntangira guforoma ubuzima bundi bushya. Ubwo utangira guforoma, ubwo se ubuzima buforomye uhereye kuki? Urumva nta hantu ho kurara wari ufite, ntaki, watangiye kubuforoma ute? Twinjize muri urwo rugendo rwo guforoma ubuzima bwawe uko wabigenjeje. Ntacyo naheragaho kuko nta n'icyo nari mfite. Ngewe nabonaga butangiye kwira nkagenda nkajya nko ku muturanyi nkavuga ngo wampaye icumbi, yangirira impuhwe kubera yuko nyine azi ubuzima navukiyemo nabayemo, akavuga ati ryamire nta kibazo. Nkiryamira, mu gitondo bwacya nkamukorera imirimo, nkamubwira nti ndagiye. Nkabaho muri ubwo buzima, aho bwije nkagenda nsaba icumbi, mbaho muri ubwo buzima. Ni ubuzima butari bworoshye. Wabayeho muri ubwo buzima ugenda usabiriza icumbi ahantu hatandukanye, hanyuma byaje kurangira bite? Ubwo buzima wabubayemo kugera ryari? Ubwo buzima nabubayemo nyine ngomamo imyaka myinshi, igihe kiza kugera nyine uko
imyaka igenda yicuma nyine nanjye nkagenda mba mukuru menya akenge. Maze kumenya akenge rero ndavuga nti uko biri kose ndumva noneho nava muri Ruhango nkagenda nkajya guforoma ubuzima ahandi. Ubwo rero nahise nza nanga mu mujyi wa Kigali. Ubwo wese uvuga ati ngiye Kigali hano ndabona byanze. Nibwo nahise mfata umwanzuro wo kujya Kigali nyine ndagenda nsaba akazi. Ubwo hari mu wuhe mwaka uza muri Kigali? 2024 naje muri 2023. Yego, nuko ubwo ugeze i Kigali. Ugeze i Kigali, Kigali yakwakiriye gute? Kigali nyine yanyakiriye gutyo kuko ngewe nahamagawe n'umukobwa waturukaga mu Ruhango iwacu. Arampamagara arambwira ati ngwino nkurangira akazi. Ubwo rero nza muri ubwo buryo. Akazi arakandangira ndakora nyine. Akazi yandangiye karakububoye nyine gukora mu rugo. Ubwo wari ufite imyaka ingahe icyo gihe akurangira ngo ngwino tuguhereza nkurangira akazi utangire ukore? Icyo gihe nari mfite imyaka yendaga gushyika 20. Nuko ubwo akazi ubutangiye kugakora. Mu gukora akazi se umukobwa w'imyaka 20 hari ukuntu nk'iyo ari mu gukora ahantu nk'umumabuja we atabireba neza avuga ati uyu muntu uje gukora hano ntazantwara umugabo, ibintu nk'ibyo ntabwo icyo kigeze kikubaho? Nyine ibyo bigomba kukubaho bitewe n'ukuntu wenda wari umeze. Ibyo bigomba kukubaho ariko yo kubera yuko uba wifitiye agahinda kawe, ibyo ntabwo ushobora kubyinjiramo. Ahubwo wowe ugomba kureba akazi bitewe n'icyakuzanye nyine. Ugomba gukora akazi, ibyo bindi ukurangaza ukabyihorera ukarebana n'akazi baguhaye. Ikintu cyari ikindi mu bitekerezo kwari ukugira ngo inze nkorera amafaranga, noneho nanjye nimbona amafaranga ngende nshore nikorera ibyanjye ndeke gukorera abandi. Ariko kubera nyine amafaranga make baba bahemba umuntu no kuvunika, ntabwo iyo ntego ndayigeraho. Iyo ntego ntabwo ndayigeraho, ariko niwo mugambi njye numva mfite. Imbogamizi umuntu ahura nazo ni ugukora nyine ukavunika ukumva wananiwe kandi ukananirwa nta muntu ubyereka, ari wowe ugomba kubyimenyera. Ikindi cyongeyeho indi mbogamizi kuba bakwambura. Ikindi cyongeyeho kuba wagira icyo umena bakagikata kandi nawe wakimena ibitagishaka. Utabishaka ari ingorane zikubayeho. Ibyo byose nyine biba ari imbogamizi. Ndabyumva. Nuko ubwo akazi buragakoze, nibura se amafaranga baguhemba ubona nibura bibasha kuvamo iby'ingenzi ukenera mu buzima? Oya, amafaranga bamemba rwose usibye wenda kuba wakora ako kazi uvuga ati n'ubundi nabuze uko ngira, ukavuga ati reka mpe kugakora iminsi ibe yiyongera, ariko n'ubundi nyine nta kintu yamarira. Ariko nyine kubera ukubura uko ugira nyine uragakora nyine ukavuga ati reka mbe nkakora iminsi ibe yicuma wenda hari icyo nazageraho. Ngewe urumva naje gukora akazi mvuye mu cyaro, ntaramenya iby'akazi uko bagakora, ntaramenya gutera ipasi, wenda gufura byo nari mbizi ariko ntabwo nari nzi gutera ipasi. Kandi ikindi cyongeyeho abakire hari ibiryo bateka ntari mbashije kumenya ibyo biryo bitekwa gute kuko nari mvuye mu cyaro. Mbese ubwo nk'iyo umubosi ndakubwira ati ndashaka ko uyu munsi untegurira nk'ifi cyangwa inkoko, nk'ibyo wabashaga kumenya ukuri bwabigenze? Oya, nabishoboye nagombaga kubabwira ngo ntabwo mbishoboye kuko ntabwo wajya kwanga ikintu uragishoboye utagishoboye. Ngiye nagombaga kubabwira ni ngiye rero ntabwo ibyo mbizi nimunyereke uko bikorwa. Bakanyegera bakanyereka uko bikorwa nanjye nkabikora cyangwa bakabinkorera nanjye mbireberaho. None wenda tukiri nk'akabazo k'amatsiko, ubu ngubu tuvugana urubatse, uri ingaragu, bimeze bite? Oya, ntabwo nubatse. Uri ingaragu? Mfite imyaka 28. 28. Ku myaka 28 ukiri ingaragu niko wabishatse cyangwa nuko wenda wumva utaraba tayari kuba wakubaka urugo ukagira umuryango?
oya ntabwo ariko nabishatse kubera ko njya mbona ingo zubatse muri iyi minsi bikomeye birakaze, kandi ikindi cyongeyeho bitewe n'ubuzima nabayemo numva narababaye cyane. Gushaka rero umuntu uzambabaza n'ubundi narabayeho mbabaye, numva nta kintu byamarira biruta no kugumya nyine nkigumira gutyo. Oya njyewe umuntu yambwiye wenda ngo arankunda bitewe n'abantu mba mbona ingo bazubatse, mba mbona nyine wenda ibyo ambwiye ari ya marangamutima yiwe nyine ari ukuba yankoresha ibyo ankoresha ubundi agaca akigendera. Ibyo nyine nkumva yuko njye bitandimo bitewe n'uko mba mbona abandi nabo bagenda babahemukira. Yabimbwira rero nanjye nkahita mbona yuko wenda hari ibyo aba yishakira gukora wenda agahita acaho. Yewe urugero naguha, abantu bamvugisha nyine uba usanga ari ibintu byo kubonana gusa. Ikindi cyongeyeho hari n'uwo twapanze ibintu turabipanga turabyuzuza, bigeze aho ngaho mubwiye ibintu by'urukiko numva ntabwo ari kubyumva. Aravuga ngo iby'urukiko ngo umuntu ajya mu rukiko ngo abana n'umuntu ngo ntabwo ngo urukiko ari rwo rwubaka. Ndamugaho ntabwo ari rwo rwubaka ariko no kurujyamo nabyo ni byiza. We rero akagumya ambwira ngo tugomba kugenda ngo tukabana ngo tukajya mu rukiko mbere. Ese ko nshimye urukiko twarujyamo nyuma, ubu n'imbere y'Imana naho twahajyamo nyuma, ngo ibyo ngibyo ngo nta birenze ngo nta n'icyaha ngo umuntu atihana. Amugana njyewe rero ndumva ibyo bidashoboka bitewe n'ubuzima naciyemo. Ibyambabaje ni byinshi, abambabaje ni benshi, njyewe ntabwo ibyo ngibyo nabyemera, mpita mwihorera nawe. Ubwo nuvuga ngo we yashakaga ko mukora ibi twita ngo ni magigiri, ni bino bitazamo gusezerana imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Ni ukuvuga ngo wowe umuntu ushaka n'umuntu mubasha gusezerana imbere y'Imana n'imbere y'amategeko, mbese akabuta mu buryo buzwi bwemewe. Uwa kabiri we nyine nawe nyine umukobwa twakoranaga yampaye nomero yiwe, nyine turavugana ambwira ahantu duhurira, turahura. Tumaze guhura nawe nsanga nakasamutwe, ambwira ibintu nawe bidasobanutse, ashaka no kumfata. Nanjye mwereka yuko nababaye, nyine mwereka yuko nanjye nababaye, kubikora biranga birananirana. Namubwira ko niba ari icyo wari umpamagariye nyine birahagije, ibyo wari ugiye kunkorera birahagije, ntabwo byavamo. Nawe tuba turashwanye, mba ndigendeye. Igihe kiragera aza kuntekerezaho, nyine abona yuko naba ndi umwana mwiza nyine wababaye, arongera arampamagara, ndagenda. Nabwo nyine yambwira ibintu byo kubana, ibyo ndi kumusaba akanga kubinkorera. Mbona yuko nta gahunda afite, ahubwo ari uwo kuntesha umutwe nk'uwo nataye, ndamwihorera. Mpita mfata n'umwanzuro, ndabona ko ubwo abantu bari kuntesha umutwe n'uwo nataye uhagije, reka ibintu byose nanabivamo mbyihorere. Ubwo gukundana nabyo nyine mba mbivuyemo ndabyihoreye, ndituriza. Mu gutuza kwanjye rero ndatuje, ndindiriye Uwiteka wenyine icyo azankorera. Gutanga nomero yanjye nta kibazo, kuko ntawumenya aho umugisha uturuka. Abaye afite gahunda nyine wayimuha, kandi nabwo abaye ari uwo gutesha umutwe wabyihorera. Kandi akaza azi neza yuko uri umuntu wababaye. Nomero yanjye 079 11 048 966. Yego bayumvise, umusore uzumva rwose ari tayari kuguhoza amarira, rwose ahawe ikaze. Se kubwo twamubwirara, reka twikomereze ikiganiro cyacu. Josephine, ku munsi wa none hano muri Kigali, navuga ko ubayeho ubuzima bumeze gute? Mbayeho ubuzima bugoye, kuko nta kundi nabigenza.
ariko nyuma y'ubuzima bugoye nzi ko hari igihe Imana ijya itanga ibisubizo umuntu akabaho mu buzima bwiza. nka kimwe cyangwa se nk'ikintu kimwe wavuga ko aricyo kikugoye kurusha ibindi byose? Ibyo byose urumva ubu ubuzima ubayeho butandukanye bwari ubayeho mu cyaro, ubu ufite akazi, ufite aho kurya, ufite aho kuryama, mbese navuga ko ibyo byose n'ubwo ubuzima bugoye ntabwo ari ku rwego nk'ubwo wavuyemo ukiba mu cyaro. Ikintu kingoye urareba iyo uvuye mu cyaro ukaza mu kazi hari byinshi uba utazi, hari byinshi winjiramo ukabona birakugoye. Nk'urugero ibyo winjiyemo se ukumva birakugoye ni ibiki? Ibyo ninjiyemo nkabona birangoye, gukora akazi kenshi ukavunika, ukumva nawe ubwawe rwose urananiwe, aho kuba wananirwa ukabura uburyo ubivugamo, ugatuza ukabata akazi niko kanzanye, reka ngumye nshiremo ntuzi, ushyiremo imbaraga urebe ko hari uko byazagenda. icyo nicyo ikintu cya mbere cyangoye. Ikindi cya kabiri, mu mujyi wa Kigali mbona harimo ubuzima bugoye, ubuzima bugoye. Ikindi cyongeyeho ushobora kurwara bakaba bakubwira ati rero muri Kigali nta muntu uharwarira, iyo urwaye urataha ukajya iwanyu ukivuza ukarwara, wamara gukira ukagaruka mu kazi. Mwese nk'ubu iyo utashye iwanyu uhasanga nde? Ko watubwiye ko ababyeyi bitabye Imana, nyogokuru, umusaza wawe, iyo bibaye ngombwa yuko utaha mu cyaro ugenda usanze nde? Nyine urumva abo ngomba kuhasanga ni nk'abantu bavukana na mama, kuko abantu bavukana na mama bo barahari ariko bishakiye abagabo babo. Ubwo urumva rero niyo nafata urugendo nka ngo ngiye mu Ruhango, nagenda ngiye nko kureba abo bavukana na mama, nabwo urumva ntabwo naharara kabiri gatatu, kuko bari mu rugo rw'abandi. ni ukuharara nk'umunsi umwe nyine nkahita niciraho nkigendera. Ikintu navuga kinshimishije ni uko wenda ntakirirwa ku mazu y'abandi mvuga ni mwampaye icumbi. Ikindi kinshimishije ni uko ntakigenda ku mazu y'abandi mvuga ngo mwampaye icyo nkora, cyangwa ngo ngende mu baturage mvuga mwampaye imisiri nkahinga. Nicyo kintu kinejeje. Nari ngiye mu kazi Igitwe, hari umuntu wari undangiye akazi Igitwe, andangiye akazi ko gukora Igitwe, imvura yari yaguye. Urareba iyo uteze moto nyine imihanda y'Igitwe ni mibi, imvura iyo iguye imihanda y'Igitwe ibyondo biratota cyane nyine ukaba wanyerera. Yego, twaragiye rero tugezemwo hagati, moto nyine ibiranyereye. wari uri kuri moto? Nari ndi kuri moto, moto ibiranyereye nyine twikubita hasi. Tumaze kwikubita hasi umumotari arakomereka, nanjye ndakomereka, ndetse n'amenyo yanjye biravamo. Ariko umumotari we nta menyo yavuyemo, ahubwo icyo yakomeretse ni ukuboko n'ukuguru. Noneho ngiye rero ndanakomereka n'amenyo yanjye biravamo. Urumva nari ngiye gukora akazi ubwo kugakora urumva byarahagaraye, ubwo byabaye ngombwa wahise ujya kwa muganga. Byabaye ngombwa yuko mpita njya kwivuza, akazi ukajyamo biba birahagaraye. Icyo nshimira Imana gusa nyine ni uko muri iyo mpanuka Imana yarandinze, ntacyo nabaye, na n'ubu ndacyariho ndahumeka, ndumva ntacyo nigeze mba. Ni byiza cyane. None se hari nk'abasore cy'abagabo bajya baza nko kugutereta ngo babe babikuziza? Oya, buri uko biri kose umuntu yagukunze yagukundira icyo agusanganye, kuko niba ayo menyo yaravuyemo ntabwo nigeze mbigiramo uruhare ngo ayo menyo yanjye avemo. Yego, ni impanuka kandi yaba kuri buri muntu wese. Niyo naba naravuyemo ijisho ntabwo naba narabigizemo uruhare kugira ngo iryo jisho rivemo cyane. Mu gihe rero ntabigizemo uruhare, uwagukunze agukundira n'icyo agusanganye. Yego, reka tugushimire wowe twabanye, ndetse nawe umutumirwa wabanye natwe muri iki kiganiro. Reka dushimire n'abantu bari mu mpande zitandukanye z'isi babanye natwe, kandi tubibutsa kudufasha gukuza uno muryango wacu kandi wanyu wa Adoyi Empire, kugira ngo twaguke tube bakuru. Turacyari bato, nibwo tugitangira, dukeneye kwaguka tukaba abantu bakuru, kandi ni mwebwe muzabidushyigikiramo kuko nimwe mukonsoma ibyo tuba twakoze.
rero reka ngushimire wowe wakunze iki kiganiro, ukande subscribe, like na comment, ndetse ntiwibagirwe no kugisangiza inshuti zawe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ibindi Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane.